mukenya mwaka mwawe ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka mu zindi ukinga. Tugiye kwakira umunyarwenya witwa Kepa Nyirudushya kuva Nyaruguru. Amashimwe cyane, twakire Kepa Nyirudushya. Byo gutinda, reka tubanze twiragize Imana. Uwiteka Mwami Imana yacu, tugushimiye yuko tugeze aha turi amahoro. Ngaho rero ndakwinginze ngo ururuke ubane nanjye muri burage zose ndi butere. Ndakwinginze ngo ubane nanjye muri iriya burage ivuga ukuntu abasore b'iyi minsi batakizi gutereta. Ubane nanjye data muri iriya burage y'iwacu mu cyaro y'ukuntu inzoka yigeze kutugwana mu gikoma. N'izindi burage zose ndi butere mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. So murakoze cyane, ndashimira Imana yuko nageze aha ngaha. Sinari nzi ko ndi buhagere bitewe n'ukuntu ubukene bwagaye. Kubona itike biba ari ikibazo, ntabwo nari nzi ko ndi buhagere. Ubukene bwishe abantu kuri rwa rwego bwageze no muri telefone. Sigaye uhamagara umuntu ukumva wa mugore arakubwiye ngo mukire wacu amafaranga mufite muri phone yanyu ntagije kugira ngo muhamagare, kanda akanyenyeri 151 urwego wigurize. Gusa uriya mugore ikintu mwangira agira ukuri gukeya. Agira ukuri gukeya, hari igihe uhamagara ukumva arakubwiye ngo mukire wacu umurongo muhamagaye urahuze, mwongere mugerageze mu kanya. Ubundi yagakwiye kujya kubwiza ukuri, akakubwira ati mukiriya wacu umurongo muhamagaye urabakubye, mugerageze mureke kwihoma ku batabakeneye. Avugishije ukuri byaba ari nabyo byiza, atubwiza ukuri kuzuye. Urugero, twahita tunamuhereza akazi hano muri Jeneza akajya aza kubwira abanyarwenya ko hari igihe umunyarwenya shya ntamenye ko yahiye, DJ agakina indirimbo ntagire icyo yibwira, bakazimya amatara ntabimenye agakomeza agakora. Bazanye uriya mugore byaba ari byiza akajya uza ugatera burago ukumva arakubwiye munyarwenya wacu urwo rwenya muteye ntabwo rusekeje, mwihangane mutere indi burage cyangwa muve kuri stage. Hari n'ukuntu umunyarwenya afata burage akayizimiza agira ngo abantu batayumva bose, ariko hakaba n'igihe akora amakosa akayizimiza cyane ntihagire n'umwe yumva. Aho naho yajya ahita akubwira munyarwenya wacu iyo burage muteye irazimije, gerageza ushake iyumvikana cyangwa wemere usebe. Buriya gushya ni igisebo, bimeze nko kunanirwa gutereta. Buriya abahungu bananiwe gutereta biba ari igisebo. Noneho abahungu b'iyi minsi inganzo y'imitoma yarabakamanye. Ubundi kera abahungu ba kera imbuga nkoranyambaga zicyaduka babaga bazi gutereta ku buryo bateraga umutoma ukumva nawe uri umukobwa watwarwa. Urugero, ngo ngukunda nk'uko ifi ikunda amazi, ngo nzakubera umutaka mu mvura, ngo usa n'akazuba ko mu museso. Ariko abasore b'iyi minsi imitoma yarabashiranye, hahandi usigaye usanga umutipe ahura n'umukobwa ugasanga bari kwiganirira ku bya za peri na reyo, yagira ngo anyujijemo agatomo ukajya kumva sheri usigaye ufite amabuno. Ubu ko kuretse kurenganya umukobwa uwo mutomo urumva wagukura, uretse kurenganya umukobwa ngo barababenga. Noneho basigaye bakoresha iturufu yitwa kwirarira. Ugasanga nimba umukobwa aje kugusura wenda muri nko mu nzu utangiye kwibarishwa ngo ariko iyi nzu njya kuyubaka yarampenze. Ariko hari n'igihe ugira umwaku watangira kubyibarishwa gutyo randirode akabara komanza ugatangira kurya indimi. Ariko akenshi buriya ni ubukene buba butuma birarira. Ubundi uba ugomba kuvuga ibintu ufite. Ubukene ni bubi, buriya nibwo bwankuye iwacu mu cyaro nza gushakisha ubuzima i Kigali. Noneho ngewe nzi Kigali ntabwo nari nzi yuko buriya ibiryo bipfa.
ntabwo nari nzi ko ibiryo bipfa, nari nzi yuko bigaga. Nyine iwacu dukoresha imvugo yitwa kugaga. I Kigali ho naraje nsanga imvugo bakoresha ngo ni ugupfa. Nagiye kumva numva umwana aravuze, niko mama ngo yafi ngo twaraye dusigaje ngo yapfuye. Mpita ntangira kwibaza, ese bayirobye ari nzima, bayiteka ari nzima, tuyirya ikiri nzima turayisigaza none nibwo igipfa? Nuko ubwo mama waho ngaho agahita abwira umwana ati muyimene, mugende muyimene, ti hari n'inkoko nazanye ejo bundi nibagirwa kuyishyira muri firigo mbisi, nayo ubwo yapfuye, mugende mubimene. Gusa ibyo bintu byo kumena ibiryo byatumye nanjye nshaka kubyigana ngeze iwacu mu cyaro. Ubundi iwacu mu cyaro ibiryo nk'ibyo ngibyo, nk'inyama nk'izo ngizo zaboze, bobo ntabwo bazimena, bazita imiranzi. Kambaho ubuhamya, bajya banaziboza ku bushake, bajya banaziboza ku bushake abakire baho, ariko twebwe mu rugo ntitwari kuziboza kubera ubukene. Iyo miteto ntabwo twari kuyijyamo kuko inyama twaziryaga kuri Noheri papa atarashyiraho itegeko ry'uko tugomba kujya twirenza Noheri 3, kuko yabonye kuzirya buri Noheri kwaba ari ugusesagura. Ubwo rero nanjye naratashye mvuye mu mujyi, ntegereza nshaka kwigana babakire, ntegereza ko ibishyimbo bizagaga. Ndategereza ku bw'amahirwe mbona biragaze, mba mpamagaye mama, ndamubwira nti mama bya bishyimbo byagaze. Arambwira ati none uragira ngo bigende bite? Ninagira ngo tubimene. Nimba wumva tugutetse wavamo inyama zaduhaza bimene. Uraramuka wibeshye ukabimena twaguteka ntuduhaze turabonana. Ibintu byo mu bakire ngewe iyo mpageze mpita mbona bishimishije. Urugero wenda aho nakoraga wenda akazi ko mu rugo mu minsi yashize, umubu wigeze kugwa mu gikoma, mbiruzi neza ko ari umubu. Barangije baravuga ngo icyo gikoma ngo kimene, ngo uhite woza isafuriya uteke ikindi, ngo abana banjye ntibanywe igikoma cyaguyemo umubu, ngo uba wasizemo mikorobe, ngo buriya nubwo wawukuramo. Tugahita tukimena tugateka ikindi. Ariko n'iwacu mu cyaro kesi nk'izo zajyaga zihaba, ariko zo ntizari guterwa n'umubu. Wajyaga kumva karumuna kanjye k'imyaka 5 karahamagaye, Kepa cya gikoma kiguyemo inzoka. Nkabanje kureba ibyari byo, mama nawe akabaraje kabaza ati none se bigenze bite? Karumuna kanjye kagahita kavuga ati rero nsanze inzoka iri kwigaragura mu gikoma, mpita mfata umwuko nyikuramo nyihanyina. Umwana w'imyaka 5, abana b'iwacu baba bararakaye bakiri abana. None ubwo mu gihe ngitegereje kumva umwanzuro wa mama nimba turi bwakimene nk'uko i Kigali babigenza, ngiye kumva numva aravuze ngo nizere ko nibura isi zinyayemo kuko cyari gikeya. Gusa ariko ikintu nkundira abakire, ibintu byaho byose biba biri smart. Niyo umugore n'umugabo bashwanye wenda bagiye nko mu buyobozi baganira ibibazo byabo, kumva rwose ukumva nta nubwo wamenya ko bashwanye, kumva birimo discipline. Urugero ukumva umugabo abwiye umuyobozi ti rwose muyobozi uyu mugore arananiye pe, tireba mu minsi yashize aherutse kujya kuri konti akoraho $30,000 agurira imodoka murumuna we atambwiye. Urumva atari ikibazo? Umugore agahita atangira kwisobanurira ti rero nanjye tiburiya narihimuraga kuko nanjye umugabo yigeze kujya muri kampani afata amafaranga ajya gutemberera za Dubai atambwiye. Uri kumva bari kuburana ibintu by'imitungo biri seriye, byo gusesagura imitungo y'urugo biri seriye, ariko bakabiburana batuje. Ariko iwacu mu bakene baburana imitungo idahari kandi bakayiburana mu rusaku. Urugero ugasanga wenda nk'umugabo niwe watanze ikirego, ibi ntabwo nabyihanganira, ubu wazabana n'uyu mugore ugatera imbere rwose bwana muyobozi, mumbwire ndebera nawe.
ndebera nawe ubushize mperuka kumuhuburira avoka ngo azijyane mu isoko kuzicuruza, aragenda arazicuruza zose arazimara, agaruka nta n'ijana agarukanye, kandi nta n'indagara z'ijana, nta n'ubunyobwa yaguzemo. Umugore agahita atangira kwisobanura ati rwose bwana muyobozi, naragiye ngera mu isoko ndazigurisha avoka rwose nibyo, ndangije mbona agasutiya, kandi isutiya yanjye yari yaracitse ibere rimwe, yaramaze kunsaza namba ndakaguze. Ubwo ko kurumva wandenganya? Umugabo agahita avuga ati bwana muyobozi, ubwo ntimunyumvira nkawe, nk'ubu koko umugore utinyuka kugura amasutiya abana baburaye, ngaho nyumvira nawe koko. Ubu koko urumva wazatunga uyu mugore ukazatera imbere? Arakabije mu gusesagura umutungo w'urugo, amambere yafashe ikijumba kizima giha ingurube. Umugore agahita azamukira muri 90 ngo rererere, ngo busa nanjye mbivuge mbwira mbivuge ibyazamvuze uherutse kumena arizo twari kurarira. Murakoze cyane. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung Top 50 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung Top 50 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo, watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru. Abakinga bongera inyana ubwatsi, abakinga